hejuru cyane. Ariko mana mbega fire we. Hallelujah. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Oh my God. Vuga not in my tent. Oya. Vuga ngo ndacyahumeka. We wicare uvuga uti ndacyareba. Uti ndacyaza muri fire week. Sohokana igitangaza cyawe uyu munsi. Pepe. Kandi uraza kubibona abakuzimije ayiwe bagiye gusanga uri kwaka. Uyu mwanya mpagaza kansere ziri gusohoka mu mabere, ziri gusohoka ahantu hatandukanye. Nukubera Imana, nukubera nde, nukubera Imana, nukubera Imana, nukubera Imana izabita. Haleluya. Mana turagushimiye cyane. Mwicare bene data. Imana niyo kwizerwa. Abakwanga bazakubona kandi bazakubona utamwaje, bazakubona udakojeje isoni. Ngiye kubabwira ikintu kimwe, wirinde muri iyi minsi abantu baguha pole. Sinzi ko wabona pole yo mu maso ivuga ngo yo ngo komera. Wange umuntu ukubwira ngo komera itarimo irimo abadayimoni. Sinzi ko aba bantu babyumvise. Ikubwira ngo disi ngo byara nkaho bakubabariye, nkaho wenda gutinibuka. You are more than a conqueror. Vuga ngo ndumutsinzi kurushaho. Ugomba kwirinda icyo bita victim mentality. Amen. You are not a victim. You are not a victim. Hallelujah. You are not a victim. Kandi ndashaka kubabwira ngo bazabibona ko ibyo uvuga utabivuga gusa, utigirisha. Bazabona ko ibyo uvuga you mean it. Yes, ashimwe cyane. Ko Bibiliya ivuga ngo ubwiza bwa nyuma buzaruta ubwa mbere. Warumva ubwawe bwa nyuma bugomba kutaruta ubwa mbere kweli. Bugomba kurusha ubwa mbere. Hallelujah. Imana ibaha umugisha. Pastor Bernard dusomere Matayo 11:11 kugira ngo bene data bumve umwuka turimo. Hallelujah. Kandi turagenda ku ijambo riri muri Yohana 20:17 aho Yesu yabwiye Mariya aramubwira ati ubinkoraho tugiye kurangiza tuzakomeza ejo mu kanya gatoya turiho iminota nka 15 komsa duhite tube tugiye. Hari n'abari ku kazi ariko baraza komeza babirebe nimugoroba mu rugo, ntabwo twareka kuvuga kuko barataha bakabibona. Yohana 20:17 niho turagendera kwa nsomere Matayo 11:11. Ndashaka murebe promesse yacu kugira ngo mujye muba aba champions. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Ongera uhasome. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uyu munsi ndumva nshaka kubaza ngo urumva wabyawe nande? Kuko Imana iha umugisha ba biological mothers na fathers, vuga ngo Yesu abaha umugisha. Ariko abo ngabo ntabwo hari imyuka batadukiza. Uwabyawe n'umwuka niwe ugomba kuba afite imbaraga. Uvuga ngo umuto mu bwami arutande, ndashaka umbwire arutande nshuti y'Imana. Umuto mu bwami ndashaka kuvuga ngo uyu munsi officiellement nduta Yohana umubatiza. Uzo umuntu utamuruta n'umuntu utaravutse muri Kristo. Uwo wenyine ntabwo aruta Yohana. Ariko mu babyawe n'abagore mu babyawe n'abagore, muri make bavuga ngo mu babyawe n'abagore nababyawe n'amaraso n'inyama. Mu nyama n'amaraso hari ibintu utakemura,
ariko uvutse mu bwami hari ibintu washobora. Mwambabare mukavuga amina. Yesu mu babyawe n'abagore nta uruta Yohana. Ni kuvuga ngo niba uri mu babyawe n'abagore, mu bijyanye n'abagore n'ababyawe n'abagore, Yohana arakuruta, aranduta. Ariko umuto muri Kristo, umuto mu bwami, avuga zopike shetere. Ariko mwavuze amina. Ndashaka kureba abantu bari hano bavuga ati umuto mu bwami arategeka. Umuto mu bwami yirukana imyuka mibi. Ko mubivuga buhoro. Umuto mu bwami yirukana Satani akamuhunga. Umuto mu bwami nta murozi wavuga imbere ye. Umuto mu bwami aramuruta. Uyu munsi rero nje kubabwira ibyago Yohana Umubatiza yagize, kuko yakozweho. Ntabwo bamukozeho gusa, ahubwo bamuciye n'umutwe. Uvuga ngo not my head. Uzi kugira ngo umuntu acibwe umutwe ari umuntu Imana yavuzeho, mu babyawe n'abagore bose nta umuruta. Ariko niwe waciye umutwe gutya. Azize iki? Azize anniversaire yabereye ahantu hatari. Anniversaire iri kubera ahantu umuntu yicariye wenda mu rugo, yicariye mu cyumba cy'amasengesho, yicariye ahantu habaye anniversaire ya Herodi, ibirori birabaye. Bimaze kuba, umwana w'umukobwa sinzi akantu yari yambaye, arangije aranabyina, inspiration yari afite ziri demoniaque zari zirenze. Amaze kubyina, umwami aramureba aramuga ati nguhiki, niyo wansaba igice cy'igihugu ndakiguha. Hanyuma agakobwa kamaze kubyina kajya kubaza nyina. Wavuze ngo kajya kubaza nyina. Kajya kuvuga mami dadi yaravuze ngo arampe igice cy'igihugu. Mami ngo igice cy'igihugu? Subira inyuma kwa dadi umubwire ngo ndashaka igihanga cya Yohana Umubatiza. Igihanga kirasobanura iki? Ni ikintu kirimo amaraso. Hari abantu bafite amakado basabye, ariko harimo amaraso y'abandi bantu. Kanigisha. Uyu munsi hari abantu babona amazu ariko babanje guhemukira abandi. Hari abantu babona akazi ariko babanje gusaba ibihanga bya Yohana. Ukabona ufite akazi keza ariko karimo amaraso. Mumbabare mbabwiza ukuri, hari abantu mugiye kuzabona basara birukanga kuko bahemukiye abandi. Mumbabare mvuge, ugasanga umuntu ni ukuri iriya ni kado bamuhaye, ariko yari amaraso y'umuntu. Uzi kugira ngo uhemukire umuntu umushireho dosiye uzi ko atariyo, kugira ngo umwanya afite uwutware. Muzi abantu basenye ingo z'abasaza babo kugira ngo bashiremo abakobwa bashaka. Uko mwambabariye nkavuga. Yesu ashimwe cyane. Muzi abantu bari bafite amasoko agiye gucamo ariko bagahemukirwa n'abandi bakabaca inyuma. Muzi abantu bariganyijwe ibintu baruhiye. Buriya iyo ufashe ikintu cyari kuba icyundi kandi nawe Imana igufitiye icyawe ukariganya, Bibiliya avuga ngo ibyo urabikora nkabyihorera. Ngo urabikora nkabyihorera. Bene data, hari abantu bazi yuko Imana yicecetse idafite imbaraga, irabyihorera ikabareka bagakora ibirori, ikabareka bakabigenza uko babigenza, ariko igiye kuzinga ishati. Ariko mwavugiye haleluya. Ndazi ko namwe mwabyumvise. Namwe iyi area mwabyumvise. Ibyo barabikora ikabihorera. Hari abana bicaye hano bakagombye kuba uyu munsi barashatse, ariko hari abantu bafashe baragenda bahindura amazina, batanga yandi, bajya mu bapfumu, baratongera, bazinga iby'abandi kugira ngo ababo babibone, ariko barabikora Imana ikabihorera. Imana irabyihorera. Ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mumbabare tuvuge n'ukuri, vuga ngo ya. Muzi abantu batashatse baragombaga gushaka. Muzi abantu bapfakajwe batagapfakaye. Muzi abana bariho bararira kuko bahemukiwe n'abandi bantu, ngo barabikora nkabihorera, ngo bakagira ngo araho mpuriye nabo, ngo dore byose nta na kimwe kivuyemo, ngiye kubishira ku mugaragaro. Ndashaka uvuge ngo Imana igiye kugaragaza ukuri. Ngiye kuguhumuriza, Yesu ni umukiza w'abarengana. Abagabo b'abahanga ariko ugasanga bamutwaye ubwenge.
mureke tuvuge abana b'abahungu bakabangisha ba nyina, bakabangisha base, abana bacu bakagira ama depression bagiye kurangiza. Kuki batazigize biga biri hagati? Kuki bagiye bazigira barangiza? Mwaretse tukajya tuvuga ukuri. Iyo depression idafata mu mwaka wa mbere wa universite ikajya nige mu wa kabiri, nige mu wa gatatu, ikaza umwana arangiza. Murumva ibi bintu? Kugira ngo tujye dutunga abantu batameze neza bari aho ngaho. Reka mbabwize ukuri ngo barabikora, Imana ikabihorera. Vuga ngo igihanga cya Yohani Mubatiza. Ndumva shaka kuvuga igihanga cya Yohani Mubatiza. Ibaze barishoboraga kubona igice cy'igihugu. Iyo ntabwo yari kado nziza. Ako muri ukuntu Satani ahuma abantu. Ubu se iyo uriya mugore n'umwana we bamuha igice cy'igihugu, ntiyari kubasubijwe? Bari bakimwemereye already. N'uyu munsi ubutaka bwe n'amazu ye n'iterambere byakagombye kuba bihari. Ariko asaba igihanga cy'umuhanuzi. Aravuga ati sinshaka kubona Yohani Mubatiza ariho. Muri make sinshaka kumva success ye, sinshaka kumva izina rye. Ega kukwica niki? Hari abantu bishwe bagenda. Hari abantu bishwe bagenda. Sinshaka kumva favor ye, sinshaka kumva ahantu anyura, sinshaka ugasanga ari irrité na success yawe. Ntashaka. Hari abatanga ruswa kugira ngo barebe ko babona igihanga cya Yohani. Urumva ibi bintu? Ruswa. Akavuga ati nzakora ibintu byose bishoboka. Hari abagenda bakaryamana n'abantu kugira ngo wininge umutima w'umuntu ashaka kugira icyo ageraho. Kandi umuntu wawininze umuntu akoresheje weapon yo kuryamana nawe aramufata. Siko kuri? Ariko vuga ngo not my head. Vuga ngo umutwe wanjye ntabwo bazawuca. Vuga ngo Satani ntazaca umutwe wanjye. Vuga ngo ubukene ntibuzaca umutwe wanjye. Vuga ngo ibihe ntibizaca umutwe wanjye. Vuga ngo mu izina rya Yesu ndi untouchable. Ntabwo nkorwaho. Nje kubivuga kuko ntabwo wavuga ikintu udafite authority. Nanjye kuko ndi umuntu udakorwaho. I'm an untouchable woman. Nje guhanura ku buzima bwawe. Ariko numva gashaka kumva abantu bari haruti ntabwo dukorwaho. Yes ashimwe. Amen. Hari ikimenyetso cy'amaraso Imana Uwiteka yashize ku nkomanizo z'imiryango y'Abisirayeli kugira ngo badagira gute, badakorwaho. Byari byakomeye, nta kundi bari kubikora. Bashakisha ikintu cyose bakora barakibura. Baravuga ati rero ubwo basaba amaraso nanjye ndatanga amaraso. Ntabwo abantu babyumvise. Ubwo noneho bigeze aho basaba amaraso nanjye ndatanga iki? Amaraso. So now ubwo bashaka amaraso nanjye ndatanga amaraso. Une fois pour toutes Yesu yaradupfiriye. Ariko mwavuze yaradupfiriye. Ariko wambwiye uwo muntu uti ntabwo yamenye litiro yewe, ntabwo ari litiro yamenye. Ntabwo ari litiro yamenye. Amaraso ya Yesu ntugatinye kuyahamagara. Hari abantu bajya batinya kuyahamagara bakagira ngo arakama. Nta kama, jya uyahamagara, wongere uyahamagare, wongere uyahamagare, wongere uyahamagare, wongere uyahamagare, wongere uyahamagare. Ntabwo akama. Ibi ndo ndavuga biraza kujya muri dossier yawe ku kazi bikora ikintu. Uburyo uvuga amen nibwo buryo uzasubizwamo. Sashim. Bene data abantu bazwa amen ari fanatism. Iyo uvuga ngo ntabwo uzapfa ukavuga ngo amen, bavuga ngo bibe bityo. Kandi nigiye muvuga amen mu mwanya utariyo natwe twayibavugisha mu mwanya utariwo. Kora kuyiryohererwa ariko tuvuze ngo urame amen. Komera zamuka. Amen. Satani atsindwe. Amen. Yes. Iyo ni signature. Burya amen ni signature y'Imana. Iyo tutashizeho amen nko ibyo mukoze ni nka tract.
ya ariko sha abazimu barahiye ariko wavuze ngo ndumva umwotsi w'abadayimoni usohoka utari hano hafi. Yesu we pasta ntabwo rero twarangije hariya hepfo kuri 12 hava ngo noneho kuva mu gihe yes soma kugaruza ibyawe by force. Aba bantu ntabwo bumvise ibyo nigishije ahari vuga ngo ni imbaraga gusa. Ugaruza abana ku mbaraga, ugaruza umugisha wawe ku mbaraga, ugaruza igikundiro cyawe, amavuta yawe, ubwiza bwawe. Ndashaka kuvuga ngo uhereye ku gihe cya Yohani Mubatiza kugeza none ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Intwarane zigira gute? Bugira gute? Ya mu Cyongereza ni violence. Ndashaka kuvuga ngo violence. Ni bande bazi ibintu biri violent. Ariko vuga ngo violence. Ubundi babonye umuntu uri violent bashaka kumuha imiti. Rero umuntu ugomba gutwarana mu bwami bw'Imana agomba kuba ntabwo turwana n'ibyambaye inyama n'amaraso ariko iyo bigeze mu mwuka be violent. Ariko mwavuze ngo I'm violent. Joyce Meyer yabwirizaga ahantu ari harabwiriza abantu baza gutera amabuye ahantu abwiriza ko batamushakaga muri iyo area bakajya baza kumutera amabuye. Va muri ibingi tugira baza kwiga ijambo badukunze ariko we hazaga waje kumutera amabuye. Arangije arabareba ari kuri micro arababwira ati I'm here to stay. Ariko mwavuze amina. Ariko wambara ukavuga ngo I'm here to stay. Ntabwo tugomba kuba abantu bameze nk'utunyagara bava mu bintu vuba. Tugomba guhagarara and we take it by force. Mutagira mbeka mbabwiye tuzabwiriza uyu mujyi ariko we take it by force. Ntabwo nabumvise tu by force. Hariya batsinda, hariya hirya ya Nobo, hariya hirya bazabatsinda, hariya hirya za Gasanze. Abantu bagomba kuva mu biyobyabwenge mutubare by force. Ariko ntaronda bumva. Ndashaka kubwira uwo mumama ngo va mu bintu by'ibitenge rimwe na rimwe ujye wambara jeans. Iyo ugiye gukubitana n'abadayimoni ariko murabyumva bene da ariko mwe murahari ntimuhari. Ndashaka haleluya. Ndashaka kuvuga ngo by force. Uti by force. By force. Vuga ngo n'imbaraga. Amafaranga tuzayatunga by force. Tuzakomera by force. Tuzakomera by force. Nashaka by force. Hallelujah, hallelujah. By force. By force. Muzima vuga by force. Nuko hari abari kuturwanya badashaka tukandagiramo. So turaza kubahitana ni batava mu nzira. Murahari ni muhari. Ndashaka kubwira mugeze ngo take it by force. Hallelujah, hallelujah. Nabibwira nti by force. Nikumbaraga, nikumbaraga, nikumbaraga. Yes, ashimwe. Jewe by force nakoreye igiterane bwa mbere muri UK. Igiterane ntatume cya Women Foundation. Ahantu haberaga concert za Michael Jackson, Hotel Prime mu Bwongereza. Kuri O2. I took it by force. Ako ndashaka kundebera mugenzi wawe. Bwa mugenzi wawe don't joke.
baratubwira ngo muri UK keretse ugiye munsi y'undi mupasita muri cover y'undi mupasita ubwo nta kundi nyine uba ugiye munsi y'abandi, ariko twe ntabwo twagiye munsi y'abandi, twagiye nka Women Foundation Ministries. Bivuga ngo ntushobora gukora igiterane gikomeye kuriya udafite assurance y'abo bantu. Level ya assurance y'abantu nagombaga guhuza, assurance ngo ni 500,000 pounds, amapounds ni assurance, ntabwo ari utanga, ni level ni assurance babaha. Mwabyumvise ariko ntabwo amina, mwabyumvise ntabwo utanga uwo mubare ko ni level ni insurance baguha iprotectinga kugeza miliyoni 5 bari ngo insurance. Nkigerayo muri iyo hoteli Imana irambwira ngo abantu barakomeretse kubera abantu baza kuvuga ubutumwa hano babashakamo amafaranga, ntihagire umuntu uzishura, bose bazarye for free. Imana irambwira ngo you will pay. Shaka ndebere mu gihe by force, ndebere uwo muntu mwicaye uti by force. Ugomba kuvuga ngo this is my job, this is my career, this is my business, this is my business. Ugomba kujya mu Bushinwa kurangura by force. Vuga ngo icyari cyarankozeho kirandekuye muri aya materaniro. Urabyizeye? Urabyizeye? Ariko abantu baranyandikiye. Umukobwa yarambwiye ati Apostle wavuze ngo telefone zidutunguye, ati maze kwakira 2 muri Amerika, bourse 100% muri ntuza yampaye bourse, ati muri ya telefone watubwiye mu kanya dusohoka wari ibaze n'ukuri vraiment. None we wicaye aha, vuga ngo wicaye aha koko, telefone isahura nayo, bourse 100%. Barongera baramuhamagara ibindi bintu ntari buvuge 3. Arambwa ati wowe ntabwo byibuka, n'umunsi wa 2 waravuze ngo hari indi telefone, ati none ndebera ibyo mpuye nabyo. Yene tata ndashaka kuvuga ngo by force account yawe ugomba kwibwira ko atari igitunga cy'imyenda. Urabyumva bere data? Konte yawe ugomba kwibwira ko atari ikibakuri cy'amandazi. Vuga ngo konte yanjye igomba kujyamo amadolari n'amanyarwanda, niko bimeze. Yes ashimwe. Mugomba kwikuraho umwuka wa indifference. Niyo Imana igukoreye igitangaza, jya uza nk'umuntu Imana yakoreye iki? Ngo by force. Tugomba no gutwarana. Tugatwarana dusenga, tugatwarana tuza gushima, tugatwarana dukora ibintu byose, maze mubone vuga ngo bigiye kuba ibindi. Yes ashimwe. Amen. Ari umukobwa wanjye hano ari muri za 40s, yagize urugendo West Africa ejo bundi ngo mu nama, ndamugana aho hantu ugiye ntugaruka utaha k'uyu mugabo. Yabonye umugabo fiance nyine type kwa mwaretse we muri yo meeting yitwa ndaranze kuvuga ko yitwa Motamumenye. Yesu ahabwa icyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Vuga ngo kuri pano ye ariko uwo muntu asengera muri church ya Adeboye, urumva ngewe najyaga ngira ngo abahungu b'Abanyarwanda aribo beza. Yanyeretse umuhungu ufite hano umeze gucurambutse nuwo kabisa. Ndashaka kuvuga ngo take it by force. Ntabwo muzi abagodri bafite abafiance, niko nanga kubavamo ni benshi. Nzabakubwira Claire, nzababwira umuyobozi wabo ko bamaze kutubana benshi. Nzabavemo sinzabavemo bafite abafiance. Abagiye nimubona bitari kubageraho biri mu bagodri, namwe nohereje transfer muri GI naho mu izina rya abagodri. Pepe Godri gose Godri manda nyeretse umuconsultant ngo wajina consultant wa vrai. Haramgatega poso wabihanure hariya muri Build and Prosper, ati ndabona aho bigeze ari ukubyara umwana witwa Build and Prosper. Biramugenze ngo bigiye gufata indi ntera, bigiye gufata indi ntera.
haleluya. Mbareke mutahe, vuga ngo by force by fire. Ejo niba ufite ifoto y'umuvandimwe wawe wananiranye, niba ufite ikintu kigoye, niba hari umwana ushaka ko abona umugisha, niba ari ikintu gitandukanye, niba ari umwambaro sinzi, uze ejo uvuga uti cyadukozeho cyose ntabwo kizongera. Muriteguye ejo? Umva, hari gahunda dufite ariko twayishize yaba workers, twayishize afternoon, yagomba kuba before kaba morning, ariko twayishizeho kubera mwebwe. Twayisubije inyuma. Mwabyumvise? Kugira ngo tubanze fire week. Ntimugire ikibazo, ejo ni konje, muzahagere sangapi? Ya masaha 5:00. 5:00 kugira ngo 6:00 tujye mu ijambo, 8:00 turangize. Murakoze, reka ibindi nzabivuge ejo. Reka nzabivuge ejo. Vuga ngo nta gukina. Amaraso yawe ahabwa umugisha. Umutwe wawe uhabwa umugisha. Ako Mana ndakwinginze. Mwambabariye nkasenga nkabwira Imana ngo Mana senga mbabara, usaba Imana ijuru rifungutse. Yisabe senga numve kuri gusenga. Fata time to pray. Atura, declara. Vuga ngo Mana. Senga ubwira Imana ngo Mana yanjye, fungura ikirere cyanjye, fungura ijuru ryanjye, umpe kongera kukwizera. Mbabara usengesha amagambo yawe, atura, senga, fungura altar yawe, senga, gira ijambo, senga. Ndashaka kumva uri gusenga, va mu bunebwe. Take it by force. Take by force. Fata by force. Yego, senga ndebe, senga. Senga ikirere cyawe gifunguke. Ibyagukozeho birekure.